urumva intambara yawe n'amama isimba gusanze mu mashuka mu buriri bwe mu gitanda ufite uburiri bwawe urumva none nayikiza gute uracunga agiye muri dushe ukaza guhita wikubita mu buriri none si bwo waba unkeneye urabona wambona ku ngufu bitandimo ngende kuvuga ko nkeneye kubyara ibindi ibyo by'ama excuse byawe nabyo nshaka kumva ukeneye kubyara mama Kanya ukeneye kubyara ndabyumva ko ukeneye kubyara ariko ibibazo mfite n'imitwaro nikoreye muri iyi minsi ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo tubyarane twazabishakira ikindi gihe urugero ibibazo ufite nge nta kintu bindebaho urabizi ko ibibazo ufite nta kintu bindebaho urabizi neza yuko ibibazo byawe we Rugema nta kintu bindebaho kuri umuntu ngiye nkeneye umwana cyane neza numve ibyawe nkeneye umwana uri kumva kandi ikindi ntiwirengagize yuko ubu ngubu uyu muntu utangiye uri kubona hano ngiye cyura inyana nzi amabanga yawe yose icyo kintu ntukirengagize nzi amabanga yawe yose ku buryo nshobora guhita nkukubita hanze ugahita ugwa nk'ibere so rero nkeneye umwana ibindi bintu byose urimo uma excuse zidashinga waba unaniwe waba ufite ibibazo ibyo n'ibindeba ikindeba nuko ngomba kubyara kandi ngabyarana nawe mbega nta n'isoni ngenda ajya kubyarana njye n'abagabo nashakana nakunze mama Kanya icyifuzo cyawe ntacyumvishije ariko ndagira ngo nanjye nyumve niba kuko nkunda niba wumva twarabyaranye kandi ukeneye ko twakongera tukabyarana nyemerere ibyo bintu tubishakira ikindi gihe kandi nibyo byagufasha nanjye bikamfasha Ruge nzagushira hanze ibyo bintu uri kumbwira ngo tubishake ikindi gihe ubu ngubu uri mu biki ubu uri mu biki ubicisha make sibyo ndabikwemereye ko tugomba kubyarana uyu munsi umva umbwire cyangwa buri mwashaka ngo ngufungishe mvuge ko ari wisha ababyeyi ba IRIBAGIZA iri joro ugomba kuntera inda nkabyara ibindi byo uri kumbwira ntunanyinginge mama Kanya bamubwire mbabarira ibyo bintu sibyo ntuzongere guhingutsa ayo magambo ibya IRIBAGIZA ngo ababyeyi n'ibiki byose mbabarira ibyo bintu ubimire mu nda sibyo ubimire ntibizagusohokemo noneho ihangane genda mu cyumba cyawe ndaje dukore gahunda nk'uko ubyifuza ndaje mwiteho sibyo nawe ubundi ibindi byose uri kungaragara Ruge ntabwo nabyumva uri umugabo wanjye ako byemere ko uri n'umugabo wanjye ndabyemera rega nyine singere biyo mbese Kanyana yavutse ku giti rero icyo nshaka ni ukunera inda nyine sinabyemeye ngaho nyine reka ngende kanga basi ihangane sibyo ujye mu cyumba cyawe ndaje none ahangaha sibyo ndaje ngusangiye wenda kuzura umutekamo twabona urimo urananyine sibyo ntabwo mubeshye se wowe urakeka arinde ubashe ko yakomanga kuri iki cyumba Rugema arimo wewe na mama Kanyana ukabona Rugema agize ubwoba bwinshi cyane byose ngiye kuba nabigusobanura rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko turi kumwe n'abantu kugera kuri uyu munota ngiye kuba nagusobanurira umuntu ubashe ko yakomanga hano kwa kino cyumba Rugema arimo we na mama Kanyana ukabona Rugema ageze ubwoba bwinshi cyane ese yabarinde byose tugiye kuba twabirebera hamwe nubashe kuba wacikwa hari n'ibindi bintu turaza kuba twarebera hamwe byaranze episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi kubera ko ari ibintu byiza cyane bigiye kuba byaza muri ino filimi abantu benshi mugiye kongera kuba mwaryoherwa ese turaza kuba twahera hehe byose noneho ngiye kuba nagusobanurira umuntu wari umaze kuba yakomanga hano aho Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana bari baryamye barimo bapanga uburyo bagomba kuba babyara undi mwana ese mama Kanyana ibyo biraza kuba byacamo byose turaza kubireba ese Rugema we arabyifatamo gute nabyo turaza kubirebera hano kuri ino channel rero icyo usabwa no gukanda subscribe ugatangamo n'ibitekerezo byawe hasi muri comment kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu babasha kuba badukurikira
rero hano Rugema yari arimo aganira na mama Kanyana amubwira ati ugomba kuba wanera inda nkabyara nanjye ndashaka undi mwana. Rugema rero yari arimo akimuhakanira amubwira ko ibyo bintu bidashoboka. Noneho mama Kanyana amubwira ko agomba ko yamutera inda byaba byiza cyangwa bibi, ariko ntago bije kuba byagenda neza kubera ko Rugema yari amaze ko yakemera ko yatera inda mama Kanyana, kubera ko twari tumaze kubona ko mama Kanyana hari amabanga menshi abikiye Rugema abashe kuba yamuteresha ubwoba ati nutanera inda ngo nanjye mbyare undi mwana ndavuga amabanga yawe yose nyashyire hanze. Niyo mpamvu mubonye Rugema ahise yemera vuba vuba atajuyaje ko agomba kuba yatera inda mama Kanyana. Ariko ntago ari ibyo gusa Rugema abashe kuba yavuga, abashe kuba yabwira mama Kanyana ko agomba kuba yajya mu cyumba cye akabasha kuba yamusangamo, akava mu cyumba cye we na Nyiranambara ahubwo akajya aho mama Kanyana arara, Rugema akaza kuhamusanga. Nibwo duhise tubona umuntu uje akomanga hano kwa Rugema, muhita mubona Rugema agize ubwoba bwinshi cyane. Abantu benshi rero bari kwibaza ngo uwo muntu ninde. Mbere yuko nkubwira uwo muntu, kora subscribe hano kuri ino channel nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubanze umufore, ubundi nkubwire uwo ari we, ujye muri comment ubashe kuba wakandikamo izina rye, ubundi nkubwire uwo ari we. Ese Rugema we araza kuba yabyifata mute? Ese mama Kanyana araza kuba yasobanura ngo iki? Rero uwo muntu ni Nyiranambara wari ubashe kuba yagaruka muri ino filime. Nyiranambara yari amaze iminsi yaragiye, ariko abashe ko yagaruka asanze Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana bari mu cyumba cye. Ese Nyiranambara araza ko yabakorera iki? Jya muri comment ubashe ko watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, yuko iyi filimi itangiye kuba yagera ahantu haryoshye, kuba Nyiranambara afashe Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana. Noneho ikibabaje noneho nuko abafatiye mu cyumba cya Nyiranambara yararagamo mama Isimbi, kugira ngo wumve ko ataraza kuba yakorohera uyu mugore mama Kanyana ndetse na Rugema. Uri kumva ko Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana bagiye kuba noneho ibintu byabo ntago biraza kuba byakiranuka. Ahantu iyi filimi itangiye kuba yagera igiye kuba iryoshye cyane kurushaho. Rero icyo ngusaba nuko utajya ucikwa n'izi video zacu, kubera ko hari abantu benshi twamaze kumenya ko babashe kuba batwitirira, mukajya mujyaho bakabasha kuba bakababeshya ibintu nibize muri filime Inzira y'Umusaraba. Ariko iyi niyo channel ya nyayo yonyine y'ukuri itanga amakuru kuri filime Inzira y'Umusaraba, abasha kuba yagaruka ukajya wayasanga muri filime Inzira y'Umusaraba yose, kugira ngo ujye ubasha kuba wasobanukirwa. Ikimenyimenye niyo ifite n'abasubscribers benshi berekana ko amakuru ivuga ari ukuri. Ariko se uyu mugore mama Kanyana araza kuba yabyifata mute we na Nyiranambara? Ubusanzwe ko twari dusanzwe noneho Nyiranambara ababona nawe na Rugema agatongana cyane akabafuhira cyane. Ese kuri uyu munsi noneho asanze mama Kanyana mu cyumba cye araza kuba yamukorera iki? Urumva ko ari ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, iyi filime igiye kuba yakongera ikaryoha ikarushaho, noneho ibintu bigiye kuba byaba byiza. Jya muri comment ubashe kuba wavuga ikintu uri Nyiranambara wabasha kuba wakora, kugira ngo turebe ko hari abantu babashe kuba basobanukirwa bakagera kuri uyu munota tukiri kumwe, babashe kuba bamenya ukuri. Ese ibintu biraza kuba bigenda gute hano muri filime Inzira y'Umusaraba? Ibiraza kuba byakurikira biraza kuba bimeze bite? Nibyo turimo kurebera hamwe. Ese uyu mukobwa Kanyana ndetse na mama we ibyabo we biraza kuba byagenda gute? Kubera ko twabonye ko Kanyana yari arimo agisha inama mama we y'uburyo amubwira uburyo uriya mukobwa Sylvie yamutwaye umugabo, ariko Kanyana ntago ariyumvisha ko umusore yabashe kuba yahitamo, uriya mukobwa Sylvie atigeze amutwara ku gahato, ahubwo ari umusore wabashe kuba yamuhitamo. Ariko uyu mukobwa ntago arimo arabyiyumvisha. Ariko twigeze kuba twabona muri episode yarangiye, ndaje nkubwire ibintu byarangiye, nkubwire n'ibigiye kuba byakurikiye. Twabonye ko uriya mukobwa Isimbi yari arimo aganira na CYUSA, baganira ku by'umwana batwite. CYUSA abaza Isimbi ati ushaka ngayo kugira ngo
turebe ko uwo mwana utazamunyitirira, utazabasha ko wamwitirira ukavuga ko ari uwanjye. Ariko twaje kubona ko cyusa yabashe kuba yavundirwa, hakabasha kuba yihaza iribagiza ndetse na isimbi barimo baganira. Cyusa arimo yivovomanga ati ushaka ngahe kugira ngo iyo nda bitazamenyekana ko ari iyanjye. Rero Cyusa ntabwo byabashe kuba byamworohera kubera ko twabonye ko isimbi yahise avuga ati Cyusa avuga ukuri k'uburyo inda ari iyawe. Ariko Cyusa yahise yijijisha, atangira kuba yajijisha iribagiza, amubwira ko bari barimo baganira, yabashe kuba yaza kuba yaraje kuba yareba iribagiza hano mwa runo rugo kugira ngo abashe kuba bavugana. Rero niko Cyusa yabashe kuba yabesha iribagiza, kandi twebwe twabibonye ko yari arimo aganira na isimbi amubwira uburyo ibintu bigomba kuba byagenda kubyiriya nda atwite. Ese Cyusa ashaka kuba yakishyura isimbi ngo aceceke, ariko twabonye ko isimbi hari ibintu bigeze kuba basezerana we na Cyusa. Babashe kuba basezerana ko uriya mwana isimbi atwite namara kuvuka bazajya kuba bapimisha ADN kugira ngo barebe ni koko nimba ari uwa Cyusa, kandi nibamara kuba bamupimisha bagasanga ani uwa Cyusa, Cyusa azahita abana na iribagiza. Niyo masezerano Cyusa azahita abana n'uriya mukobwa isimbi kubera ko niyo masezerano bagiranye. Ubwo iribagiza we baba bagize ntago yaba akibanye na iribagiza. Rero nibyo Cyusa adashaka kuba yabana n'uyu mukobwa isimbi, kandi amaze kuba azi neza ko iriya nda isimbi atwite ari iye, ahubwo ashaka kuba yabihisha kugira ngo iribagiza nabimenye. Niyo mpamvu muri kubona isimbi nta kintu bimubwiye, we azi ko azegukana uyu mugabo Cyusa, kubera ko kugira ngo Cyusa atere iriya nda bari bamuroze, babasha kuba bamuroga atubwenge, abasha kuba yatera inda isimbi. Rero niwe mutego bamuteze kugira ngo abashe kuba yatwara uyu mugore isimbi. Rero Cyusa nicyo kibazo afite, n'ubundi tuzabana nta gukunda. Uri kumva ko ibintu bizaba bimeze bite? Ubwo uri kumva abantu babiri bagiye kuba babana badakundana, byaba ari ibintu bibi cyane, kubera ko twamaze kubona ko Cyusa adakunda uyu mukobwa isimbi. Nubwo isimbi yijijisha akabwira Cyusa ati ntago amukunda, aramukunda cyane, twamaze kuba twabibona, ahubwo nuko ashaka kuba yabana nawe. Cyusa babashe kuba bamutega umutego kugira ngo azabashe kuba yabana na isimbi. Urumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi. Iyi filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha cyane, bigiye kuba byarushaho. Rero nimba tubashe ko twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, murira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, yuko twabashe kuba twabona ko uyu mukobwa isimbi nabasha kuba yabyara akajya kuba yapimisha umwana, ari we uzabasha kuba yakegukana Cyusa. Ariko Cyusa afite amakosa akomeye cyane, ntabwo ari kubasha kuba yabwiza iribagiza ukuri, amubwire ko iriya nda isimbi atwite ari iye, ahubwo Cyusa ashaka kuba yabihisha, ashaka kuba yatanga amafaranga kugira ngo iriya nda bitazamenyekana ko ari iye. Uri kumva ko Cyusa ibintu bigiye kuba byamukomereraho, ariko iribagiza yamaje kuba yabivumbura ko hari amabanga barimo baramuhisha. Ariko mugire rero abantu tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, mujya aho hasi muri comment mubashe kuba mwagira Cyusa inama, kubera ko ibintu arimo arakora ntago ari byo. Uri kumva ko filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane, aho abantu babasha kuba bayikurikira ari benshi, kubera tumaze kubona ibintu byinshi bimaze kuba byayiranga, bitangiye kuba byashimisha abantu. Ese ibintu biraza kuba byaherera hehe kuri Cyusa n'uyu mukobwa isimbi? Byose ni hano kuri ino channel. Rero jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, bakabasha kuba basobanukirwa ibigiye kuba byakurikira hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko hari n'ibindi bintu. Twabonye ko uyu mugore mama Kanyana arimo aganira n'uyu mukobwa Kanyana, amubwira ko uriya mukobwa Sivi yamutwaye umukunzi. Kanyana rero yari afite agahinda kenshi ari kuganira na mama, kandi twamaze kubona ko Sivi atigeze atwara umukunzi wa Kanyana, ahubwo Kanyana ari we utarigeze
abwira Sylvie ngo amubwire ko uriya musore amukunda ngo amugendere kure yuko twabonye ko bose bari kuvuga ko babashe kuba babona abakunzi ariko nta n'umwe wigeze abwira mugenzi we umukunzi yabashe ko yabona rero bisanze bakunda umuntu umwe uwo muntu rero babashe kuba bamubwira abasha kuba yagenda ahitamo umukobwa umwe twabonye ko yahisemo Sylvie rero Kanyana byamuteye agahinda gakabije yatangiye kuba yafata Sylvie nk'umwanzi we kubera ko twamaze kubona ko uyu mukobwa Kanyana arimo atagishaka ko yavugana na Sylvie kubera ko nibo bantu bakundanaga b'abavandimwe ariko ntago uyu mukobwa akiri kwiyumvamo Sylvie uri kumva ko Sylvie rero agiye ko yajyanwaho amakosa ataraye ahubwo amakosa araye uyu mukobwa Kanyana utarigeze aganira n'uriya muhungu ngo abashe ko yamubwira ko amukunda rero niyo mpamvu wabonye ko uriya muhungu yabashe ko yahitamo uriya mukobwa Sylvie Kanyana ukabona biramubabaje cyane agatangira ko yakifatamo umukomo Sylvie kubera ko adashaka ko babana kandi tumaze kuba twabona ko Sylvie nta n'umwanya afite wo yarekura uno musore rurangirwa kugira ngo abashe ko yasanga Kanyana ese ibintu biraza kuba byaherera hehe rero uyu mukobwa coach yabashe ko yaza ko yabwira Sylvie ko Kanyana atarimo aramufata neza muri ino minsi kubera ko twamaze kubona ko Kanyana yabashe ko yarakarira Sylvie cyane ese uyu mukobwa Sylvie ari mu yaye makosa yatumye abasha ko yarakarirwa bigeze hariya mu bintu bitamuturitseho umukunzi batigeze babwirana buri wese ngo amenye umukunzi wa mugenzi we kugira ngo abashe kuba yamugendera kure ariko Kanyana ugasanga yamurakariye rero mama we yari arimo amugira inama y'uburyo agomba kuba yakitwara kubera ko ibintu arimo aritwara kuri Sylvie uyu mukobwa Kanyana ntago ari ibintu byiza cyane ahubwo yakagombye kuba yongera kuba yasabana na Sylvie bakabasha kuba bakongera kuba basangira kubera ko Sylvie nta makosa yigeze akora kubera ko n'umusore wabashe kuba yamuhitamo ntago ari Sylvie wikuriye ku musore ntago yigeze amubwira ukuri kugira ngo abashe kuba yakumenya ese ibintu birakomeza kugenda gute hano muri filimi Inzira y'Umusaraba jya muri comment aho hasi utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi kubera ko iyi filimi igiye kuba yaryoha kurushaho uko twari tuyizi igiye kuba yarushaho kuba yaryoha noneho ibintu bigiye kuba byaba ibindi rero abantu babashe kuba basobanukirwa ibintu bibasha kuba byatambuka kuri ino channel mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu nimba nta n'ibitekerezo mufite mushyiremo emoji y'umutima kandi iyi channel twamaze kubona ko ariyo itanga amakuru yizewe abasha kuba yaza muri filimi Inzira y'Umusaraba akabasha kuba yabageraho neza kugira ngo muzajye musobanukirwa rero hari n'amasomo abasha kuba yatangirwa hano muri ino filimi tuba tumaze kureba hari amasomo twakabaye tuba dukuramo kubera ko iyi filimi buri kintu cyose baba bakinnyemo hari isomo runaka bashaka kuba baduha ariko hari ibintu bibashiye kuba byayiranga bibashiye kuba byatungura abantu benshi kubera ko tubonye ko Nyiranambara agiye kuba yagaruka muri ino filimi ibintu bigiye kuba byaryoha cyane Nyiranambara rero nabasha kuba yagira uriya mugore mama Kanyana we araza kuba yabyifata mute rero aya ni amasomo akomeye cyane nka kuri ya mama Kanyana aba yakinnye agiye mu cyumba cya Rugema ni isomo akabaye kuba ufata kubera ko mama Kanyana yakangishaga Rugema kuba yamumenera amabanga yose niyo mpamvu Rugema yari yagiye kuba yakemera kuba yaryamana na mama Kanyana ubwo rero byakabaye ari isomo bidusikira kubera ko umuntu yagufitiye amabanga mabi ashobora kuba yayakoresha agutera ubwoba ukamuha ikintu ushaka cyose uri kumva ko ari isomo rikomeye cyane muri buno buzima tugomba kuba twamenya tukabasha kuba twarigenderaho kandi hari n'amasomo menshi twabashije kuba twabona muri ino filimi Inzira y'Umusaraba abasha kuba yagufasha kubaho cyangwa ukaba warigeze kuba wahura n'ibi bintu mu buzima busanzwe ariko nubashe kuba wasangiza abandi ibitekerezo byawe by'uburyo wabashe kuba wabyikoramo rero iyi filimi nicyo ibire igamije kuba ibigamije kuba yatwigisha ibintu byiza gusa rero nimba tubashe ko twagerana hano kuri uno munota hari isomo wabashe kuba wakura muri ino filimi Inzira y'Umusaraba jyaho hasi muri comment ubashe kuba warisangiza bagenzi bawe kugira ngo nawe ibintu bikomeje kuba byamera neza kubera ko iyi filimi igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane nk'uko twabonye nanone uyu mukobwa Sylvie arimo avugana n'uriya mukobwa Kanyana yabashe kuba ngo
yakikoma Sylvie. Uri kumva ko naho ryari isomo rikomeye cyane twakabashije kuba twakoramo muri ino filimi, kubera ko ushobora kuba ufite inshuti mukaza kuba mwakunda ikintu kimwe, umwe akaza kuba yakigeraho cyangwa mufite intego imwe mwese mutarigeze muyiganiraho, umwe wabona yayikoze ugasanga birakubabaje cyane. Rero aya ni amasomo atangirwa hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Aya nayo twabashije kugenda tubona. Nawe hari isomo wabashije kuba yakwigisha iyi filimi ikabasha kuba yagukura hamwe ikakujyana ahandi, kubera ko uyu mukobwa Sylvie nyine urabona ko yabashije kuba yahura na Kanyana akabasha kuba bahuza umukunzi, kandi bose nta n'umwe wari ubizi ko ari umukunzi wabo. Uri kumva ko rero uyu mukobwa Kanyana atakabaye kuba yakikoma uriya mukobwa Sylvie, kubera ko aya yari amasomo nyine bashakaga kuba batanga. Uri kumva ko amasomo yo akomeje kuba yaba menshi, kandi tumaze kuba twabona ko uriya mukobwa Isimbi ndetse na CYUSA na Iribagiza ibintu bari barimo atari ibintu byiza cyane, kubera ko CYUSA atangiye kuba yakora amakosa akomeye cyane, adashaka kuba yabwiza Iribagiza ukuri kuko yateye iriya nda, ahubwo ashaka kuba yayihisha. Kandi twebwe twamaze kubona ko uriya mukobwa Isimbi we afite umupango wo kuba yabyara, bakajya guhita bajya gupimisha ADN kugira ngo babashe kuba batamo CYUSA neza, babashe kuba bamushinza iriya nda neza. Kandi CYUSA nasanga uriya mwana ari uwe, ubwo uri kumva ko azahita abana n'uyu mukobwa Isimbi. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa n'izi video zacu tugenda tukugezaho. Rero ntubashe kugenda udatanze ibitekerezo byawe aho hasi muri comment, kubera ko ibitekerezo byawe ni ingenzi ubashe kuba wavuga ikintu ubona kitagenda neza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kugira ngo kibashe kuba cyakemurwa, kubera ko twamaze kuba twabonamo ibintu byinshi bibasha kuba byagenda neza, ariko wowe icyo ubona kitagenda neza ubashe kuba wagitangamo ibitekerezo. Nka hano uyu mukobwa Isimbi uburyo yabashije kuba yakina muri filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yabashije kuba yaryohereza abantu, ariko CYUSA we ntago ashaka kuba yatanga amakuru y'uko ari we wateye inda uriya mukobwa Isimbi. Iribagiza we ari mu gihirahiro cy'uburyo ashobora kuba yamenya amakuru y'umuntu wabashe kuba yatera inda uyu mukobwa Isimbi. Uri kumva ko CYUSA yabashe kuba yakora amakosa akomeye cyane muri ino filimi yacu, kubera ko ashaka kuba yakihakana uyu mwana, kandi twebwe tubizi ko uyu mwana ari uwe. Uri kumva ko rero ibintu bigiye kuba byahinduka, ibintu bikamera neza. Rero ntubashe kuba ugenda uvuye hano kuri ino channel, ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza, nk'aho twabonye Kanyana nawe arimo arikoma uriya mukobwa Sylvie, kubera ko yabasha kuba yatwara umugabo musaza wa Iribagiza. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha kurushaho. Niyo mpamvu nkubwira ati ujye utanga ibitekerezo by'uburyo wumva iyi filimi yacu.